Mu Rwanda aka kanya hashobora kuba hagiye kuba intambara, wakibaza ati iyi ntambara iturutse kuki? Aka kanya Scovia na perezida nyakubahwa Paul Kagame bashobora kuba bakoze ikintu cyiza njye nshima ijana ku ijana, ariko kikaba cyahaye abanzi bacu cyangwa se abantu batatwifuriza gutera imbere n'abantu baba bahora batuhiga bagira ute bahora mwariye bavuga ibintu bibi kuri social media, bashobora kuba babahaye imbarutso ishobora gutuma bashobora kuba babona aho bahera baturwanya ndetse banumvisha abantu ko u Rwanda rufite imiyoborere itameze neza. Ababashije kubona video mwazibonye, ngira ngo nanababwire ngo biriya bintu mutaza kubyumva, ni abantu baba bashaka kutubibamo urwango n'ibindi bintu bibi nk'ibyo ngibyo. So twihuse rero de kugira ngo twinjire muri iyi nkuru, ngira ngo nkubwire ngo utaza no kumva nabi iyi nkuru uyumve uyirangize uvuge ibintu utaza kubwira abantu bawe cyangwa se ibindi bintu ngo uvuge ibintu bitandukanye n'ibyo njyewe navuze. Umva iki kiganiro kugeza kirangiye kandi ntugire ikintu na kimwe wihutishamo. Kore subscribe ku channel ni Rwarenzo, ni njyewe uzajya ubaha inkuru zigezeho haba mu myidagaduro ndetse n'ahandi hose. Mu minsi yashize aho bavugaga yuko ikosora ry'ibizamini bya leta hajemo ikimenyane, bakarenganya umwana wari kuba umwe mu ba mbere babaye aba mbere mu gihugu, bakanga kumwakira ngo bamupresente nk'umwana wabaye wa mbere, bakagurira uwo mu bakire akaba ariwe witwa uwa mbere kandi mu by'ukuri atarabaye uwa mbere. Scovia ibi yaje kubimenya arangije abishyira hanze, nyuma umuyobozi wari wabigizemo uruhare arafungwa. Umuyobozi nk'uyu nguyu aba afite connection, that why rero kumushyira hasi gutyo, nubwo yamushyira hasi cyangwa se yamushyize hasi nguko agifite abantu bamushyigikiye, ariyo mpamvu ngiye mbona yuko Scovia bagikomeje kumugendaho. Icyo nicyo kintu cya mbere Scovia gituma mu bintu bya politike abantu batari kumwiyumvamo cyane, by'umwihariko abayobozi bagiye basa nk'abakomeye. Nyuma yaho amaze gukorera ibyo bintu, amaze gutamaza uwo muyobozi wari waragize uruhare mu kurenganya uwo mwana, yahise agaragara muri beef na Minister Olivier. Beef yaturutse ku kantu gato cyane, aho uyu Minister Olivier mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga hose, ntago ndi bubisubiremo. Uyu Minister Olivier yanditse ibaruwa yanditse mu Gifaransa, Scovia ayisobanuye transaction ntiyahura neza n'iri mu ibaruwa nyakuri. Urabizi abantu bazi indimi n'ubundi ntago bihura neza ijana ku ijana, kugira ngo rero mwese murabyumva. Icyo ngicyo akaba ari cyo Minister ahereyeho adisinga cyangwa se ashaka kugira ibintu nk'ibyo ngibyo bito nk'ibyo ngibyo birebire, ajya mu matiku n'uyu Scovia bigera naho bijya ku mbuga nkoranyambaga. Bigeze ku mbuga nkoranyambaga birumvikana ko yabigejeje kuri iyo level bitewe n'uko yifuzaga kumugeza kuba yanakurikiranwa n'inzego, gusa ntabwo byakunze. Ibi byajemo perezida wa repubulika amaze kubona ko karengane Scovia ari gukorerwa, yahise ko asa nk'ubwira nk'ucyaha abayobozi biwe akuriye, arabwira ati ibintu sibyo, agaragaza ibintu yuko abereka yuko ibyo bari kuvuga atari ibyo kandi mu by'ukuri ntago ari byo. None rero abanzi b'u Rwanda bari kugenda bavuga ngo niba perezida w'u Rwanda yicara agahinyuza abayobozi bagiye bakomakomeye nka bariya, ni gute noneho yashobora kubaha mudugudu? Ibyo bintu abanyarwanda mu birenge mu byihorere, ibyo bintu ntago ari byo yabikoraga kandi mwumve yuko abayobozi nabo aka kanya ntago mbaruta, nta kintu bari mu mafuti kandi mu by'ukuri ni ibintu byagaragaraga. Njye ni Rwarenzo, ndabakunda cyane. Niba ukunda ibiganiro by'ahantu kora subscribe, ndagukunda cyane.